Hello guys, ndabasuje abakurikirana Fofo TV show ko mumeze neza Imana barinze. Uyu munsi abantu mutazi mu Bugesera mbazanye kubereka Inyamata ahantu hari hoteli ya la Palisse. Abakunzi ba Fofo TV show murabizi ko tugomba gusirimuka. Hari igihe uvuga ati hoteli ya la Palisse iri hehe ukabuta hazi. Uyu munsi rero niho mbazanye kugira ngo mbatembereze Bugesera, murebe ubudasa bwa Bugesera, Bugesera yacu nziza, Bugesera dukunda, Bugesera y'Abanyarwanda. Aha niho bita la Palisse. Nzagenda mbereka n'ibindi bice bitandukanye. Niba mwishimiye yuko najya mbereka uduce turi mu Bugesera kandi twiza, ahantu ushobora kujya kuruhukira, nta kibazo rwose mwambwira, mwandike muri comment kugira ngo nzabereke n'ahandi hatandukanye. Ese hano la Palisse muhabonye gute? Urabona ari heza? Hari abantu mutuye mu ntara mutari muzi yuko la Palisse iri mu Bugesera. Nizere ko mumenye aho iri. Nimba ushaka kuhasohokera wahasohokera, harimo jardin nziza, ushobora kuza ukifotoza. Ndagira ngo mbararikire kugikomeza gukurikirana Fofo TV show kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza bihabera n'ubusirimu buhaba. Ndabashimiye rero abantu mwankurikiranye, bigira ibihe byiza. Bye.